Ikaze kuri iyi Mr Haguma ngushimira ko ubaye uwa mbere kureba ino video, ariko nanagusaba n'ikindi kintu kimwe. Niba ubonye ino video wifunguye wakora like rwose, wakanda like, nta kindi kintu ngusabye, nta mafaranga, ugakanda like ubundi nkakomeza ngutembereza muri Amerika. Kuri iyi nshuro rero nshuti yanjye, ahantu natembereye ibintu nabonye nanjye byankuye umutima. Dore aho ngaho ninjiye ngera ahantu mbona bari gucuruza tangawize, nkubitaho akajisho, ariko agashya nabonye aha ngaha nasanze bacuruza amakoma. Aya makoma y'ibitoki uzi barayacuruza ku giciro gito, ku giciro gihenze cyane. Amakoma y'ibitoki nk'uko ubibona ntiwibeshye, aya ni amakoma y'ibitoki. Ukamenya ngo ako gashashi kamwe ni amadolari 6. Hari amadolari akamadolari 6, ako ko hirya ko kakagura amadolari 5. Wakwibaza amadolari yo gucuruza amakoma, ariko nahoze nanibaza abantu basobanukiwe n'ibintu bambwira ibi bintu ni ibiki. Ibi bintu ko nageze no muri iri soko nkabisangamo ni ibiki. Byanshobeye ababizi mwambwira, nge ntago nzi icyo bimara ibi bintu, niba babirya niba bagira bate. Ibi nabyo nimeruka bari ibintu biraho bihingwa no ku gasozi byera, barabirya ni ibiki. Hari n'ibingibi byera aha, niba ubizi wambwiye ni ibiki, ukabyandika no muri comment ukambwira nkamenya ibyari byo, ukamenya n'ibyifuzo byawe. Ariko aho nageze aho nta magambo menshi mfite nshuti yanjye. Reba ibintu bacuruza, reba ndebera iri soko, undebera ibi bintu biri muri iki kintu. Barabirya, umuntu ngo araza akirobera icyo ashaka akakijyana akajya kukirya. Mfite ubwoba ko naba narakiriye, ndumva ndi kwenda kurwara agakanzu. Reba iki ngiki, mundebera ibi biribwa, mundebera ibi ngibi bari do buretse reba birimo biranagenda biteye ubwoba. Mfite ubwoba ko ndanarana birota. Amagambo yashize ivuga, namwe nimurebe mundebera ibi bintu. Ngewe rwose ubu ngubu nshuti yanjye, nawe ihera ijisho. Nge nta n'amagambo menshi mfite, nawe ihera ijisho, ndebera ibi biribwa barya muri Amerika. Undebere nene turyoshye nkumva nisaba imwe ntanazi n'ibyo ari. Mfite ubwoba ko naba narariye bino binyagwa, izina ry'Imana. Mfite ubwoba ko naba narariye bino binyagwa. Nshuti yanjye ubu numiwe. Komeza undebere nawe ibintu nagiye mbona. Komeza wihera ijisho, dore ngibyo biri kugenda, ibyo byose birimo biragenda n'ibizima. N'ibizima ubu ngo ni ibiribwa cyane, abantu bari kubigura nk'abagura amasuka. Ayo yari amafi, nayabonye nk'ibisanzwe. Amafi twese turayazi, ariko y'ubwoko bugiye butandukanye. Ariko biriya biboro mbonye byo nteye ubwoba. Ya amafi y'ubwoko butandukanye nayo yagiye arimo. Mu by'ukuri nshuti yanjye, nibyo bintu nabonye muri iri soko, umutima wahisunijya. N'ubu ngubu ndacyafite ubwoba. Reka nkureke n'inyuma hari ibindi, n'inyuma hari ibindi. Ihera ijisho ubundi umbwire nawe uko byumva. Umbwire n'ahandi hantu ushaka ko twazatembera. Komeza wirebere, njye nta yandi magambo menshi navuga. Ubwoba bwanyishe, ndimo ndatitira, sinzi niba ndibashe no gusinzira, sinzi rwose, ndumva ngiye no kugarura. Nagize ubwoba, natinye cyane ibintu nariye hano. Ikaze kuri iyi Mr Haguma ngushimira ko ubaye uwa mbere kureba ino video, ariko nanagusaba n'ikindi kintu kimwe. Niba ubonye ino video wifunguye wakora like rwose, wakanda like, nta kindi kintu ngusabye, nta mafaranga, ugakanda like ubundi nkakomeza ngutembereza muri Amerika. Kuri iyi nshuro rero nshuti yanjye, ahantu natembereye ibintu nabonye nanjye byankuye umutima. Dore aho ngaho ninjiye ngera ahantu mbona bari gucuruza tangawize, nkubitaho akajisho, ariko agashya nabonye aha ngaha nasanze bacuruza amakoma. Aya makoma y'ibitoki uzi barayacuruza ku giciro gito, ku giciro gihenze cyane. Amakoma y'ibitoki nk'uko ubibona ntiwibeshye, aya ni amakoma y'ibitoki. Ukamenya ngo ako gashashi kamwe ni amadolari 6. Hari amadolari akamadolari 6, ako ko hirya ko kakagura amadolari 5. Wakwibaza amadolari yo gucuruza amakoma, ariko nahoze nanibaza abantu basobanukiwe n'ibintu bambwira ibi bintu ni ibiki. Ibintu ko nageze no muri iri soko nkabisangamo ni ibiki. Byanshobeye ababizi mwambwira, nge ntago nzi icyo bimara ibi bintu, niba babirya niba bagira bate. Ibi nabyo nimeruka bari ibintu biraho bihingwa no ku gasozi byera, barabirya ni ibiki. Hari n'ibingibi byera aha, niba ubizi wambwiye ni ibiki, ukabyandika no muri comment ukambwira nkamenya ibyari byo, ukamenya n'ibyifuzo byawe. Ariko aho nageze aho nta magambo menshi mfite. Reba ibintu bacuruza, reba iri soko, undebera ibi bintu biri muri iki kintu. Barabirya, umuntu ngo araza akirobera icyo ashaka akakijyana akajya kukirya. Mfite ubwoba ko naba narakiriye, ndumva ndi kwenda kurwara agakanzu.
reba iki ngiki, mu ndebere ibi biribwa, mu ndebere ibi ngibi bari kudoha, dore turebe